nigeze kugira umugisha ntazi ko ari umugisha. Telefone yarampamagaye. Ubundi Yesu akunda ahantu hari ibintu bishoboka, aho niho Yesu yigira. Nibikunda niho yigira, biranuka niho yigira. Kwa biratunganye saza hakura iki? Ntaceka niki cyamusekeje. Yavuze ati ariko naba abamarayika banywa nguvu umurangije uyikoma amashinge narababaye. Ndavuga Mana kuva navuka sindabwirirwa, ntago ndaburara. Mbabonye shaka kwiruka baranyibwira bamwe ngo shira imumu, ariko nubwo duhuye amafaranga nzakorera twamaze kuyavugana nanamupinze kuko numvaga ntazi wariwe. Ngiye gusenga rimwe ndi gusaba akazi, nari maze iminsi mpamagarwa n'abantu, akazi nikorera kangira umugisha wo guhura n'abantu bakomeye pe, ko sukwirarira nshobora kuba guhera kuri Perezida wa Repubulika naragiriwe. Gusa urumva akazi katamuza n'abantu, kandi iyo ngeze mu ngo zabo fata mikoro nkavuga, naba mvuga inka n'abanyobo buko ariko mfite mikoro nshyiraho agakeregeshwa kanjye. Bivanga iyo mvuga nakoma mu mashyi, tunaho yavuga ngo ndakuzi. Yego twasenze baduseka tuzaba nompesha ku bihembo, twasenze baduseka tuzaba nompesha ku bihembo, batwisa abasazi tuzaba nompesha ku bihembo, twasenze baduseka tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku munyenga, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha mu maso yacu, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku mubareke tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku bihembo, tuzaba nompesha ku bihembo. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Reka tuyibanemo neza, mbabwire iki Imana yantumye kuri mwebwe. Ngira impano yo kurota, ariko impano yanjye niyiziho iba mu ijambo ry'Imana. Kuko kera narakizwa, Imana yigeze kunsanga rimwe, nshobora kubona ari ingoranye mu kwemera. Isanga nijyamye ahantu naraye mu kabari, nirarira ahantu, soma ijambo nararishatse muri Bibiliya na n'ubu nararibuze. Imbere y'igitanda hari Bibiliya aho hantu, mbaza umuntu nawe mutunga Bibiliya mu nzu yayo, arangije arambwira ngo yifate usome. Ndambura Bibiliya nsoma ijambo rivuga ngo nubwo uri mu byaha nzakurinda kandi uzankorera. Nafashe Bibiliya ndasoma, ndatangira ndarihiga ndararibuze. Haleluya. Mbishimiye Imana rero kuba imbere yanyu. Amazina yanjye nitwa Rugaba, ndi umupapa ufite abahungu 2 n'umukobwa umwe, nanjye ndashaka Yesu cyane. Ngiye kuvuga ibintu bitatu sindi bubisobanure, ndasobanuramo kimwe Imana yambwiye. Ariko hari ikintu nibutse, nigeze kugira umugisha ntazi ko ari umugisha. Telefone yarampamagaye y'ahantu hakomeye, Yesu ashimwe. Noneho ntabwo nari nzi ko ari ahantu hakomeye, kari n'akanomero gasuzuguritse. Hari nimero ubona ukavuga ati nimero byanga byakunda niyo ukomeye cyangwa niyo umugisha. Kera niyo wabonaga nimero prive waravuga ati ewa ni shigindi cyangwa 0 wisa 30, siko bimezera. Hari nimero ubona ukabona ni sawa ukumva ko itunzwe cyangwa iturutse ahantu. Hari izindi zizu ukumva wanayisuzugura 079 078 araho yabango ni mano y'inanga. Yesu ashimwe. Telefone irasona, ndagira ngo icyo ashaka kuvuga nditaba.
umuntu arampamagara ambwira ngo ndashaka kuguha akazi, arakambwira ngo ariko waza ugakora test ngo tukareba. ndambwira ntukansuzugure, ngewe ku buhanga ko niyumva sindi wo gukora test, genda ushaka abandi. Yesu ashimwe. Sinari nzi uwo ari we ngo ariko waza, ndambwira ntabwo bishoboka, itana na mukupa nawe anyizirikaho. ngeze aho narambwira toke none ndagufashe duhurire Nyarutarama kuri Gorilla ngo avance uzakora akazi. Yesu ashimwe. njyayo muri make sinari nzi uwo ari we. ngezeyo mbona n'umusore winganira nka Trezor w'agakara ava mu modoka aranyibwira ngo niwe Rugaba, ni ngewe. ndamusuhuza akubita akavugirizo agira gutya, mbona abandi bavuye mu mamodoka. Yesu ashimwe. ndebye imyenda bambara menya bariho. Haleluya. ndavuga ninde nibye, ninde nishe, ninde nabeshye, kuko buri imyenda y'abasirikare iratandukanye. aho hantu kugira ngo ujye kuhakora habanza protokole yaho, kuza kukureba ukuvuga ukuteye mbere yo kujya aho hantu. mbabonye shaka kwiruka baranyibwira bamwe ngo shira imumu, ariko nubwo duhuye amafaranga nzakorera twamaze kuyavugana nanamupinze kuko numvaga ntazi uwo ari we. baranyibwira ndavuga okay, nkora ibyo bansaba, barataha nanjye ndataha. umunsi nyirizina wo gukora kwa kakazi ngiye nsanga n'urugo ruteye ubwoba. Yesu ashimwe. inshuti zanjye twahahuriye n'abakora aho ngaho bahambonye batangiye kunyikundishaho, barambwira ati nta kuntu aha hantu utahakura ikintu. Yesu ashimwe. hari bukuru, hari ahantu hakomeye, namwe mwibaza aho hantu murimo muranyumva. abandi bakambwira ngo ufite ibibazo base mfasha, sinamubwiye icyo ndi bukorere, ungurize ku mafaranga wapatanya kuko ufite kofi baguhaye. Imana ishimwe. nanjye ndababara mu mutima, ndavuga ngo iyo menya ko ndi buza nari kuba natiye amafaranga, kuko ngo urashaka isi kibasi kugira uzaza, mpfa kuvuga nyine nk'ibimenyerewe. Haleluya. narababaye nkora nimyoza kubera ko namenya aho ndi nakererewe. nshatse kuvuga ikirere, nshaka kubwira abana b'Imana, urusu urugo rw'umuntu dufite umugisha ko tujya imbere y'Imana tuzi. Bwana Yesu asifiwe. ntabwo ari umuntu twasuye tutazi. icyatumye mvuga make nta makuru nari mfite. ninde muntu hano udafite amakuru y'ijuru? ninde muntu hano utazi umugabo witwa Yesu Kristo? ninde utazi ibyo yakoze se? ubu ninde muntu bafata muri mwe bakamujyana kwa perezida afite ideni ryo kwishyura inzu? ese perezida kwaje ngo Trezo ufite ikihe kibazo? wavuga ngo ufite ideni ryo kwishyura inzu nubwo ari cyo kibazo ufite? cyangwa wahinduka mubwira ngo nyubakira inzu? munyuve mu mwuka. kubera iki? wamenye ko umuntu uri imbere ashobora byose. nimugwize kwizera. Haleluya. wahindura. Yesu ashimwe. ntabwo wakongera kuvuga ikibazo cy'ideni. ubushize batwigishije neza, Brenda wabivuze ndabyibuka, uriya mugabo wankoze ku mutima irene. kumenya gusenga imbere y'Imana, kumenya gusaba. Yesu ashimwe. icyatumye mbabara ubu ninjye wari wavuze mu mafaranga, ariko menya uwo muntu narababaye. icyatumye abandi bansaba batangira kunguza nuko bambonye ahakomeye. baravuga ngo kuva wageze ahakomeye urahakura ibikomeye, byanga byakunda amateka arahinduka. ariko ubupfapfa bwo kutabsi n'ubupfapfa nazize kutamenya. none wowe wagize umugisha, uri imbere ya Kristo Yesu, umwami w'abami, umutware w'abatware, wabajwe n'ideni ry'inzu, kandi wamuje imbere ufite amakuru, uzi uwo ari we. Haleluya. Haleluya. Imana niduhe kwizera. Naratashe ndababara kweri kweri. nayo umunsi byanze kumvamo, uramamagara ngagukubita igifagitire ugasigara wirwariza wavuga make, ariko mba navuze mu kwizera.
hari igihe ngikubita kikagwa ku muntu akagicakira nkumura arakembeye ngavuga ati ndakwishe. Rero mu bintu usengera agura. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu minota mfite tugiye kuganira ijambo navuze ngo nahaye umutwe uvuga ngo Imana ije gusohoza icyo yavuze, cyangwa se Imana ije gushyira mu ngiro imvugo yayo. Buriya imvugo y'Imana iruhura umutima ariko ntikemura ikibazo. Muri uwo mwanya ujya imbere y'Imana ikakubwira ngo nzakugaburira, Yesu ashimwe, ariko wataha ukongera ukagira gute? Ukaburara. Ariko ukaburarana ijambo rivuga ngo nzagira gute? Nzakugaburira. Igihe kijya kigera inavuze ngo nzakugaburira ikazi ikavuga ngo noneho ndi Uwiteka nje kukugaburira, bikava mu mvugo bikajya mu ngiro. Ahari aho birumvikanye n'ikinyarwanda cyiza. Nijoro ndi gusenga iri jambo Imana yari impaye ndavuga ngo Mana urakoze cyane. Nanjye kuba mpagaze hano yajyaga imbwira kera ngo uzankorera, none ubu mpagaze mu kiraro. Ngo byumvikane. Yesu ashimwe, haleluya. Ariko irambwira ngo irakorana n'umuntu ufite kwizera. Yesu ashimwe. Itangiriro 21 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dusome. Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze. Agira ate? Nkuko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Abrahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Amen. Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze. Iki ni igihe cyawe. Imana igenderera Sara na Abrahamu. Sara arafite imyaka 99. Abrahamu ashaje ari mu ijana. Irababwira ngo uzasama inda uzabyara umwana w'umuhungu. Abrahamu araseka arabangoya, ntago bishoboka ahubwo umere Ishumayeli umugisha. Impamvu yavuze atyo nuko yabonaga ko bidashoboka. Yesu ashimwe. Babibwiye Sara nawe ngo araturika araseka. Niki cyamusekeje? Yavuze ati ariko nabo aba bamarayika banywa nguvu. Umukecuru w'imyaka 99 ufite umugabo w'imyaka 100 yasamate. Nicyo cyamusekeje. Haleluya. Icyo cyari igihe Imana iri kuvuga, ntabwo cyari igihe Imana igiye kubikora. Wavuganye n'Imana uraje ubona iki Imana yavuganye nawe. Posta mukanya arabana senge akakubwira ngo akira miliyari, wabona bifashe nk'ibisanzwe. Nigeze gusenga n'umukozi Imana yamwe ngo uzatunga amafaranga, arayambwira n'ababeshye n'ukuri nanjye ndaseka. Numvaga ibintu amubwira bidashoboka. Ngeze mu rugo ijwi riramwanga ngo wasetse iki? Ndi muri salo. Ndavuga ngo si ibintu yitwa Fabrice yambwiye wowe Mana ubu nari amafaranga yava he? Iramwanga ngo fata Bibiliya somera ijambo ngo mbese hari ikinanira Imana. Yesu ashimwe. Hari inkuru iri mu gitabo cya Luka y'umugore warumaranye igihe uburwayi mu mugongo. Ni Luka 18:50. Uyu mugore yagize kwizera amenya ko Yesu yaje. Icyo gihe ubundi ari ibintu biranga ahantu Kristo ari nuko umwanya ari mutoya, harangwa n'ibibazo. Ahantu Yesu ari haba uruhuri rw'abanyabibazo. Kabiri haba uruhuri rwo gukemuka kw'ibibazo. Muperereze muri bihano Kristo yabagari, abazanaga abantu mu ngobyi, abajwigiraga, abasakamburaga hejuru bakamanura abantu, ariko ikindi abantu bahavaga bikoreye uburiri bwabo. Yesu aragaruka, uyu mugore arabimenya. Hari abanje umugabo witwa Yayiro wari uje kubwira Kristo ngo umwana wawe yapfuye. Afite akana k'agakobwa gafite imyaka 12, amubwira ngo kararwaye. Yesu ashimwe.
uyu mugore nawe araza abona Yesu, ariko ngo abantu bari benshi babyigana atashobora kumugeraho, afata decision nta muntu abwiye. Ngamabwiye mwari muzi ko ubwinshi bw'amasengesho budakemura ikibazo. Ubwinshi bw'amasengesho ntibukemura ikibazo, butanga ihumure, ariko ikibazo gikemurwa no kwizera. Yesu ashimwe. Hari inkuru njya numva sinzi nimba ariho ngo abantu babiri bahuriye ku musozi, umwe ari gusengera amafaranga menshi, undi asengera 20,000, undi amwumvisha aramugaya, amwatereka nkwishyura ifite uzushyigikire, kuko ndabona ibyo urimo wowe utazi ibyo uri kuvuga. Undi ati Mana ndashaka miliyari 10, uyu we yasaze, n'ibihumbi 20 witeka Mana. Ati 20 koko? Wavuye Kigali wurira umusozi uzanywe na 20, reka nge nyaguhe. Yesu ashimwe. Noneho njye umfashe gusenga, duhamagare yaye. Iyahaye umwe 20 no yahandi miliyari, ahubwo byatewe nuko bayifata. Tekereza byagutse. Yesu ashimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ije gukura mu ngiro, mu mvugo ije gushyira mu ngiro ibyo yavuganye nawe. Buri iyi mvugo y'Imana ihumuriza umutima, ariko ingiro y'Imana ica agasuzuguro. Uzi ko ari igihe usenga ngo nzagutabara, nzakubakira, nzakurengera, ugatahana iryo humura ukarigendera marika agasuzuguro kakaguhora ku mutwe. Ariko iyi ngiro yamanutse ikaza gushyira mu bikorwa, numenya babandi bavuze aho bagiye. Yesu ashimwe cyane. Nari ngiri kuri uyu mugore afata icyemezo mu mutima aravuga ngo nta muntu ndi bubwire, ndabyigana mpaka ngewe. Sindi buvuge ngo bansengere, sindi buvuge ngo bigende gutya. Yesu ashimwe. Mpaka nkoze ku mwenda we, aca mu bana mukuraho ntihagira n'umuntu ubimenya. Yesu ashimwe. Yesu ubwo aravuga ngo ariko hari umuntu nkozeho. Petero aravuga ati ariko mwigisha ufite ikibazo, aka kavuyo k'abantu bakugwira ninde ugukozeho. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Aravuga ati ariko nge nabimenya hari umuntu nkozeho kuko numvisha imbaraga imvuyemo. Ngo umugore abibonye aravuga ati ni ngewe. Aramwibwiye amwa ngo kwizera kwawe kuragukijije. Yigeze avuga ngo nsengera, yigeze avuga ngo ndambiraho ibiganza, yigeze batoba kono ngo bakamusige ku maso. Kwizera k'umutima we kwamuhesheje gukira. Nimureke tugire kwizera. Yesu ashimwe. Ibyo bikiba muri ako kanya, Yayiro waje uvuga ngo basengera umwana we, hahita haza umuntu umwe ati wikwirirwa urusha umwigisha wimugora, umukobwa wagize gute? Arapfuye. Yesu ashimwe. Ngo wikwirirwa ugora umwigisha umukobwa wawe, aka kanya ubu tuvugana ashizemo umwuka. Imana ishimwe. Haleluya. 49 ngo nukakivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urusha umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya, izere gusa arakira. Kandi uyu mwana yari yapfuye yamaze gupfa. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Gira kwizera, humura, nubwo byaba byarapfuye upfa kubamenya amakuru ko Kristo ari hano. Ikibazo we waje hano wamenya umuntu uri imbere, utashyuza umuntu uvuye imbere, utashyuza umuntu uvuganye nawe. Ariko uzi ko umuyobozi agwa promesse bwacya mu gitondo bakamukuraho. Noneho ryasezerano yaguhaye rijyana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Rijyana nawe. Ariko Kristo kinavuganye nawe aragikurikirana mpaka gisohoje. Ndi kuvugana n'abantu basenze Imana, ntabwo mbabwira amasezerano mwabwiwe, ndababwira kuba mu masezerano. Mukozi Imana Bishop avuga ngo igiye gukora ikintu gisha. Igisha gisimbuye ibyari bihari. Yesu ashimwe. Icyo gisha nicyo wabwiwe n'Uwiteka utari wabona, nicyo kigiye kubaho. Ntabwo nzi ikintu kigiye kuba ariko hari ikintu. Yesu ashimwe. Sara w'imyaka 99 ngo ninde warabwiye Abraham ko tuzabyara? Uwiteka aradusekeje.
uzi ikintu cyafashije Sara kubyara uyu mwana? Reka soze Abaheburayo 11:11 hagira udusomera ubundi dushima Imana gusa. Aruhabonye? Reka amasome. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yatekereje ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Reka subiremo. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa. Ijambo kubashishwa hari umufasha ufashije icyo kintu, ari we Kristo wasezeranije, ariko Sara abigizemo uruhare rwo kwizera. Abashishwa gusama inda yavuze nubwo yari yaracuze. Haleluya! Imana itubwira ibintu bikomeye, ikitubuza kwizera nuko tutibona nk'abakomeye. Niyo mpamvu tutizera. Mwumva ikintu nshatse kuvuga? Imana ituvugaho ibintu bikomeye kuko twe tutibona nk'abakomeye, tukagira ngo ntabwo ari ibyacu. Ariko iyo wibonye nk'ukomeye ntabwo utangazwa n'ibintu Imana ikuvuzeho. Imana ihimbaza. Uzi gusanga umuntu wabwiriwe utagira haba, utagira akazi, utagira shinge na rugero, ukamubwira ngo mbonye utungisha abantu benshi. Njye ndi kwibona kera, sindi kwibona ubu ngubu. Ndi kugenda nk'uwa kera kandi ni mu gihe cya none. Ntabwo muranyumva. Ndi kugenda nk'uwa kera. Uwo kera mvuga n'uwo Kristo yavuze. Ndashaka kugenda nkawe kandi naragera muri icyo gihe. Hari umukozi w'Imana wakoze igiterane mu kwa 12 iryo jambo ryanze kumvamo, akita ngo kwambuka mbere yo kwambuka. Akita kwambuka mbere yo kwambuka. Haleluya! Haleluya! Yesu ashimwe. Sara bashishwa gusama inda kuko yagize kwizera. Imana ihimbazwe. Yasezeranije niyo kwizerwa, no kubikora izabikora, kandi igiye gukora ibintu Imana yangiye kubamagaza hano. Pastor Imana iguhe umugisha. Haleluya! Si tugiye kuzajya tubana, nzaguha ubuhamya ku buryo uzajya ugera imbere y'Imana nundebe uvuge ngo ndasubizwa. Nzaguha ubuhamya ku buryo uzajya uvuga ngo Mana nshingiye ku bintu kuri uriya rugaba mbona, sha uwapfuye arazuka. Haleluya! Ku buryo utirirwa wigora. Njye mama wanjye ntabwo ajya asenga ibintu byinshi, aravuga ngo Mana nshingiye ku Mana y'umwana wanjye ibi bintu biraba. Si Imana nsenga, ahubwo ni Imana yabonye ikora ibintu ku mwana we atakekaga. Aba ngo nimba Uwiteka warafashe rugabo ukabigenza gutya na gutya na gutya, akaba ameze gutya, ibi bintu biragenda gutya, sinshidikanya. Imana tuyirebera mu byo yakoze, ntabwo tuyirebera mu byiza kuko nta nibyo tuzi. Hashimwe aba bantu ba kera bakubititse bagateseka ariko bakayibona. Irene yaratubwiye ngo Abisirayeli ngo umunsi batinyutse gusaba Imana inyama mu butayu, ngo nuko bari bahishuriwe Imana iyo ariyo. Ariko ubundi gute wabavana kwa Farawo n'ibitangaza yakora muri Egiputa, igatembesha amazi mu rutare, ikabambutsa inyanja itukura ikayicamo kabiri, bagera mu batayu ngo nibatungisha imitsima. Nanjye nasa kuko nashingira ku byo wakoze, ntabwo naterwa isoni no kugusaba inyama mu butayu. Baye bago ariko ubundi turarya umutsima kubera iki? Nimba waciye inyanja itukuramo kabiri ugatembesha amazi hehe mu rutare, nta gituma ngira isoni zo kugusaba inyama mu butayu. Bago dushingiye ku byo wakoze, duhereza inyama twirire. Haleluya! Nta kindi cyabateye confidence yo kuvuga ibyo bintu. Nari ndi gusenga ejo bundi, sengera inzu ijwi rirancecekesha ngo ceceka. Sengera inzu irenze iyo uri kuvuga. None nanjye kubisengera ndaseka. Yewe ndakwisekera.
ariko uko nkomeza kubisengera ngira umwana w'umuhanuzi mutoya buri gihe ngiye kwimuka ni ubivuga arambwanga ahantu twaharambiwe kandi afite imyaka 4 amaze igihe atuzonga aha naharambiwe kandi ahantu ndi mamaza nk'amezi 6 ntajya ari Uwiteka uvuze. Yesu ashimwe. Ndimo senga ndarema numva ndi mu mbaraga ndavuga Mana ndambuye inzu y'ibyo ndashaka inzu y'ibyumba 5 nzashyiramo icyumba cy'amasengesho sinshaka inzibana nabo ndashaka njyenye nano mu gipangu njyenye bukeye mbona ndahabaye none nayo mbanye ntoshye ndicuza nabango kuki cyagihe ndi muri wa mwanya wo gutege kuki navuze ibyumba 5 uziko mvuga 10 mba mbifite ariko namenye umugabo ndi imbere. Haleluya 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 haleluya. Imana igiye gukora icyo yavuganye nawe. Hari igihe Imana iguhanurira ibintu mwiterero bene so bagaseka kubera uko bakubona. Dusengana n'abantu utamenye ukuntu bateye ikaba ngo nkugize gutya bakaryana nk'urwara ateye ntago byavamo. Ese undi uruhanuye azuhanuriye uwari we ariko abahanuzi ni microphone burya kanwa nako Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya haleluya. Bakaryana inzara ariko Imana ije kwiyubahisha kucyo yavuganye nawe. Iri jambo riramfashije. Usiko guhagarara nari ibintu Imana yavuze ba nusogize ngo ahantu haroroshye magaze pastor ahantu ntabwo horoshye aha nadigwe niyo waba urafanda uri general ushaka kuza ukicara ariko ni wahagarara ko bimeze. Ubu ni Imana ibyo yavuze iri kubisohoza kandi ushobora gusanga guhagarara aha niho hazamesha ibyirwa imbwira bikomeye natekereza kuko nje ntabwo nshiraho inzira kugira ngo ugire kwizera kuko wahawe. Nagiye gusenga rimwe ndi gusaba akazi nari maze iminsi mpamagarwa n'abantu akazi nikorera kangira umugisha wo gura n'abantu bakomeye pe ko sukwirarira nshaka kuba nta muntu ukomeye guhera kuri president wa Republika naragiriwe gusa urumva akazi katamuza n'abantu kandi iyo ngeze mu ngo zabo fata mikoro nkavuga naba mvuga inka n'abanyobobuko ariko mfite mikoro nshyiraho agakeregeshwa kanjye bivanga iyo mvuga nakoma mu mashyi tunaho yavuga ngo ndakuzi ndangije njya gusaba akazi bagira ngo wumve ndavuga ngo ariko aba bantu bose tuziranye abanyenganda hari bamwe ngo uze tuguha akazi noneho nabagera imbere bavuga ngo tuzabona nejo undi akamwe ngo uje uzaze utangira akazi uhamagare kanaka usinye utangira akazi najyayo bigapfa. Ndavuga ngo aba nabazi njya ku musozi gusenga ndi gusenga ndavuga Mana ikintu cica akazi kange gikubitwe hasi gipfe ndirukanga umusozi w'Imasoro ndawumara ijwi ngiye gutaramwa ngo ikibo cyawe nikizaburamo amavuta nikizaburamo ifu ndangije uyikoma amashinge narababaye ndavuga Mana kuva navuka sindabwirirwa ntago ndabura mu mugisha nagize ibyo narabibonye none ko nshaka akazi urambwira ikibo urabona nabwirirwa kuko buri wese agira ikigeragezo cye ngikinzara ntukimbaze kuva navuka ariko hari ukindi ukizi naje mfite ikindi cyanzonze sinkwiyemeyeho. Yesu ashimwe. Ndahambabaye ndakaye ngeze mu rugo ndaryama muri ko numva neza akiryo jwi ndibika hehe ku mutima. Covid itangira yaje mu kwa 3 matariki 28 ngira ngo nafashe amafaranga nari mfite yose nyaho umugore ndamwira uzongere kumbaza iposho mu kwezi kwa 7 uzishyura inzu ntuzongere kumvugisha ngiye kwa mu mudendezo njya gusenga ngarutse arambwa ngo ya mafaranga yose wansigiye ntayabuze wayashyize se umuntu yarambitse mu ntebe ndayabura yewe umugore wanjye namuku turizerana ndavuga rero ntaga mbeshye amafaranga asagiye bucye nyuma y'icyumweru Covid iti nta muntu usohoka akazi kose nari mfite kaba karapfuye mwumva ibyo bintu byambayeho amafaranga yakanjeje mu kwa 7 ufu akazi nari mfite ufu sigara nta kintu namba mfite mbitse ijwi rimbwira ngo ikibo cyawe nikizabura mifu nikizabura amavuta ariko natesheje agaciro kubera ko njya gusenga sicyo nashakaga. Kumba Imana itareba nk'abantu yaraga atari kuwagahunguye ninguha akazi
imbere hari ikintu bita covid. Akazi nta gaciro kazaba gafite, ariko kuko ndi Imana ireba imbere, ikibo cyawe nikizaburamo ifu, nikizaburamo amavuta, waba ukora cyangwa udakora. Haleluya, Yesu ashimwe. Nubwo mvuga kwizera, ikikuriza nubwo utakibona, ariko igikwiriye kirahari, Uwiteka yagiteguye. Hari igihe uzahanurira, ndashaka iki utakibwirwa, umukozi w'Imana atakivugaho, ukumva nufashijwe. Aca wewe, icy'ingenzi Uwiteka yakibonye, taha ushimire muri icyo cy'ingenzi. Ndangije nahise ngenda ndapfukama aravuga, Mana ndasebye, ya mafaranga barayariye, uyu mugore se munige nkora iki? Yesu ashimwe. Mfukamye ijwi rirambwira ngo ibuka turi kumwe ku musozi, narakubwiye ngo ikibo cyawe nikizaburamo ifu, nikizaburamo amavuta. Ngo nanga amafaranga ngo ndebe ko Imana yama yandi. Kubera iki? Imana ari yamaye igikwiye. Aho niho nsoreje rero. Birashoboka papa, icyo wajuririra ari ururabo, Imana ikakubwira ngo nguhaye ikibo, nuko ikibo ari cyo gikwiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukazurira vizika kureba ati no ntayo nguhaye, nguhaye gakondo mu Rwanda kandi nyiguhaye Gitarama. Ukavuza induru, Imana yacira reba kandi imenya igikwiriye. Ntugire impungenge, izere Kristo, izere Yesu, niwe wenyine umenya igikwiye. Haleluya, haleluya. Ni ugira gute? Tahanira ijambo, iby'Imana yavuganye nawe bigiye kuva mu mvugo bize mu ngiro. Ariko uziko aka kantu akibutsa, imvugo y'Imana uziko abantu bayimenyera. Ya Mana se kijivangwa azarongorwa, narongorwe turebe. Siko bigendera? Ngezamwubakira. Ese ko yimutse kandi ahora abwirwa ngo ngizamwubakira. Imvugo y'Imana barayimenyera, ariko ingiro y'Imana nta muntu uyimenyera. Ingiro y'Imana nta muntu uyimenyera. Turi kuvuga kubaka, nibyavuzwe ngo uruziga, igihe cyo kuvuga uruziga kirarangiye, hagiye kuba igihe cyo kugaragaza uruziga, kuko yasezeranije niyo kwizera. Haleluya. Wewe wikangwa n'intambara, ujye ukunda intambara, burankunda intambara. Iyo muye n'intambara, menya ko inyuma y'intambara hari ikintu kigiye kuba. Muzi ko iyo Moridekayi adahura n'intambara ngo Hamani amanike igiti atanga inzandiko zo kwica Abayuda, Moridekayi ari kuzapfa ari umuzamu. Icyatumye Moridekayi avanwa ku irembo akajya ibwami agahinduka umugabo w'ingabo, ni Hamani wamanitse igiti cyo kumubambaho n'inzandiko. Yabonye inzandiko abona igitarabati kabaye, ajya gusenga, ava ku irembo. Yesu ashimwe, ahinduka. Intambara ni umugisha, kuba turiho natwe ni ukubera habaye intambara. Yesu yaje afite misiyo, Yuda aramugambanira biremera, araserebura. Barabateka ari umwana w'Imana, kuva tumugambane menya ari fake, menya ari umuntu usanzwe. Kumba kagambane gaciyemo kari kwinjiza Kristo mu mugambi wamuzanye. Baramuhambira Yesu niyavuga bagira ngo byakunze. Yesu ashimwe. Barakubita niyavuga barabata ariko wa muntu ni fake byaciyemo. Baramubamba niyavuga bagira ngo byaciyemo. Ageze ku musaraba barabango byose bigeze gute? Byarangiye. Haleluya. Kumba umugambi w'Imana yarawinjiyemo. Bareke bakuroge barakwinjiza mu mugambi, bareke bakuvuge barakwinjiza mu mugambi, bareke bakurwanye barakwinjiza mu mugambi. Nukababazwe nabyo, bari kutugirira neza. Iyo riratanura ry'umuriro Nebukadinezari ataricana imbere ya Meshaki, Shaduraka na Abedenego, barabahungu bari kuguma ahantu bari. Ariko bararicanye baravuga ati nta kibazo. Ubwo abandi barashungere ngo bagiye kuta mu barabaziri baraterura abashukunya mu muri yabo irihe. Ariko bageze mu muriro Imana yabo iragaragara.
ijambo rivuga ngo muri intorezo rya igidushyira mu bibazo kugira ngo yigaragaze. Haleluya. Nawe niba ufite ibindi binsunikiraho kuko uri kungirira neza, uratuma icyubahiro cy'Imana kigaragara. Niyo mpamvu nayo yagiye gushaka urubyaro gutanga umwana, ijya ku mukecuru imyaka 99. Ubundi Yesu akunda ahantu hari ibintu bishoboka, aho niho Yesu yigira. Nibikunda niho yigira, biranuka niho yigira. Kwa biratunganye saza hakura iki? Nta kintu kiriyo. Yikundira wabo w'imfubyi, kwikundira kubapfakazi, kwikundira abandi batagira shinge na rugero, kugira ngo abahagare ruhande izina rye rigaragare. Haleluya. Akiri cy'Imana yavuganye nawe, akiri cy'Imana yavuganye nawe. Ubu nge nahise nkora urutonde, ndi kugenda mpanga ngo ibi nibizi. Yesu ashimwe. Ivugo y'Imana iruhura umutima, ariko ingiro y'Imana ituzisha umutima rwose. Ica agasuzuguro, gakura agasuzuguro. Yesu ashimwe. Bagaceceka bango niwe cyangwa siwe. Ntago bemera imvugo, ariko ingiro irabakanda, bagaceceka bango ntago bishoboka. Ntago ingiro Mana yisineje. Haleluya. Uyu mukecuru akubwira ati Uwiteka ambwiye ngo nzasoma brenu. Mana tuguhaye icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nta yindi Mana ibaho ihwanye nawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana nziza, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Ndagushimiye kunejeje imitima yacu, ndagushimiye kuvanye ibihe mu mvugo ukabishyize mu ngiro. Wigeze ubanga iby'amatwi atumvise, ngo n'iby'amaso atigeze abona, ngo ibyo byose wabiteguriye abagukunda Mwami Imana. Ndagushimiye, ndagushimiye. Turambuye amaboko, turakiriye kuduhaye ibyo wasezeranyije. Wajya kubitubwira rimwe tugashidikanya nitunizere, abandi tugaseka nka Sara, ariko naho tutakwizera uri Imana yo kwizerwa, kuko usohoza isezerano wasezeranyije nyaguhora ku ngoma Mwana. Turagushimye kubikoze, tuzakuvuga mu mahanga. Iyi ngiro ibugiye gukora, nubwo twe tutavuga byo bizivugira, nubwo twe tutabyamamaza byo biziyamamaza, kuko ari ingiro nyaguhora ku ngoma Mwami wanjye. Tukuramburiye amaboko, icyubahiro n'ikibi cyawe. tukuramburiye amaboko Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe. tukuramburiye amaboko, shimirwa imirimo y'amaboko, tukuramburiye amaboko Baba, shimirwa imbabazi zawe, tukuramburiye amaboko, tukuramburiye amaboko. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubahwe. Kukinguye ijuru, kukoze mu bubiko bwawe, kukoze mu buturo bwawe, ukaduha icyo wavuze, icyo wasezeranije. Amaso yacu arakibonye, ibiganza byacu biracyakiriye, imitima yacu inyuzwe nabyo. Tugukomeye amashyi menshi Mwami w'abantu, tugukomeye amashyi menshi Kristo mwiza. Icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.